ni Imana. Ariko Mana nawe reka nze ngubaze ikibazo. Weho waragiye ufata Satani urangije umwohereza mu isi, urangije urenzaho n'amagambo uravuga ati wasugwishije ishano kuko ugwiriwe n'umwanzi. Oya buretse ngubaze, uravuga ati wasiwe ugwishije ishano kuko ugwiriwe n'umwanzi. Satani araza agerino uretse kutugaraguza gati nda n'ikindi kizima dusigiye. None si Imana wewe waramunaniwe, uri Imana kandi nani watuze ufite imbaraga. Uwera zigikenya kimeze kurangwa ni Satani mu isi bavuga ngo wazugwishije ishano wowe n'abambari bawe. Abambarwa ni bande twe turi mu isi. Ikintu cakunaniye ukakitwerereza waruzi ko twe twagishobora. Ingegera yarakunaniye inyana yimbwira kunanira uravuga ati reka nze njohereze none kiri kuduteza ibigeragezo caduteje ibibazo ni Mana wagira ugatabara koko. Inyana yimbwa ngo ni Satani suru kubona twazayishobora. Nawe gira utabare bazo gifata ukinige ndabizo ufite ubushobozi ugicagagure kireka kuja kirahora kiratugerageza buri munsi kiri kuduteza ibibazo n'ibigeragezo pa. Uyu munsi nitwongera kubura ruraburi ikibwa. My people out of there. My name is JD wibihe byose. Ubu ni Ubutare Media kuko musanzwe mubizi. Ntabwo twari twigera tubasondeka cyangwa tubazanire ibintu bihumanye habe na gato. Ntugire ngo uri mu nzozi, ntugire ngo ni amakabyankuru, ntugire ngo uracyasinziriye, nyaboneka ni kumanywa ndetse yihango. Ndi hamwe n'umuntu nkuko mubibona, njye ubwanjye nasetse kuva hasi kugera hejuru yambaye bidasanzwe. Nakubwiye ngo ubu ni Ubutare Media bukuzanira abadasanzwe cyangwa se ibyo utigeze kubonaho n'ibyo wumvise ukabyumva nabi. Ubutare Media nibwo bugufasha kugira ngo usobanukirwe. Tudatinze ndi hamwe n'icyamamare. Uyu munsi ni show witwa nde brother, amazina yawe ninde kugira ngo dutangire uyu munsi dutwika? Igihe wavugiye siri bujya waruru kuvuga turi hamwe. Komera cyane. Murahozi. Komera. Ntago naye nakubonye ari utuntu nari ndi kubona muri tumeze nka game tukuzenguruka ariko harimo n'utuntu dusekeje. Guko wari ubivuze rero. Je nitwa Yamamare. Nitwa Yamamare. Agira ngo nguko mubibona ubaye utazi guseka rwose wanaseka urebeye ku myambaro yiwe kuko aratangaje ameze neza cyane. Yamamare ryajute ni muntu ki? Yamamare rero ukunda byaje nyine urabona ari uburyo umuntu abariho mu buzima busanzwe. Impano rero ziba zikoranye mu muntu. Hari akandi Imana ifata igahita igashira mu muntu kakaba ari yo mbano. Ubwo mu ngingo z'umuntu iyo umuntu adafite impano ako kanyamando kaba karimo. Ariko iyo afite impano kaba karimo. Ako kantu kugira kanjemo numva njaka kujaja ndasetsa abantu kandi ngabanezeza ngakora ibintu bibubaka. Ingo zasenyutse zikareba ibintu nakoze nazo zikishima cyane zigaseka. Ati intego yanjye no gusetsa abantu, ati arakantu cy'impano umuntu ashobora kuba yakwibona. Ako kantu kandutese Yamamare bimeze bite? Wakamenye ryari? Ako kantu kugira ngo kaze nagiye kumva numva ndangiye. Mbese reka nze mbite nkubwira kantu kahise kanze mico gihe. Yego. Kanze mbite nyereka n'abafana. Kereka abakunzi rwose bari ku bakarebye no kuri YouTube. Reka nze mpamagare kuri polisi. Halo. Ni kuri polisi. Aha, nanjye nitwa Yamamare rero. Nyuma yaho mwaratubwiye ngo umuntu iyo yibye muramufata mukamufunga imyaka 2. None jewe nari nshaka kugira ngo mumvunge. None nimumara kumvunga nimumara kumvunga njewe nzibe nyuma yaho mvungu nzibe ndi mumvunge kuko nzaba nakoze igihano mbere. Ako kantu mukangore mukafunga mbere nyuma yaho ngaziba ndi mumvunge byaba ari byiza cyane.
ibyo ngibyo ndiko byumva ni guca kaje rero bati ni mumfunge kubera ko nzi neza ko mufunga abakoze ibyaha noneho mbe mumfunge mbere ni nkora icyaha noneho nimuzamfunge yamamare rwose nababwiye ngo uyu munsi ni Mofaya uyu munsi ni ibintu by'ibicika yamamare rero tubwire story yawe mu magambo make yamamare ni muntu ki aha story yanje mu magambo make rero wakagira inka n'abana we yego yamamare ni wa muntu w'umugabo nyene muri makeya yego wenda kubijanye n'umugore n'abana wenda nzagaruka ndiko babwiraho neza yego ariko yamamare ni wa muntu w'umugabo nyene ngukuru kubibona yumvuze umugabo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko ndi umugabo mu bandi bagabo ati n'umugabo mu bandi bagabo karuvati gitangaza ngira ngo abatureba barayibona bari kuribona wenda nino koti bakwibaza ariko ni wa muntu w'umugabo nyine kabisa ubereye gukora ibintu binezeza abantu bikabashishikariza gukorera igihugu n'ibindi bitandukanye tukigisha muri make yamamare iyo uteye imboni ku bantu bagiye batandukanye kuko kugira ngo tukuzane nuko yamamare ari umuntu dusanzwe turi kubona muri no minsi ari trend ameze neza cyane yamamare mu bantu wenda ugitangira gukora watangiye nga ryari bimeze bite aha urakoze cyane ikibazo umbajije ni cyiza cyane bo mbere na mbere rero wenda abantu benshi natangiye ndi umunyamuziki nari ngoraga indirimbo ndi umuhanzi hanyuma yaho ibintu biraza nyine ndi umuhanzi ndafata ariko ko ndi umuhanzi ngaba mbimba indirimbo kandi ngaba ndi kwiyumvamo n'impano yo kuba nasetsa abanyarwanda yego ndavuga ati rero reka nze ngirute ngure n'ibintu byanezeza abanyarwanda ni gutyo ibintu byagiye bigenda birangira nanjye mbaye umuntu wo kunezeza abanyarwanda watangiye uririmba ese uririmba byagenda gute nihe ndirimbo watwibutsa wenda muzo waririmbye niba bishoboka aha wenda mbere yuko ndirimba ndahita mbabwira ko natangiye umuziki za 2013 igihe kigeze ejo bundi muri 2022 aho ngaho nibwo nahise niyumvamo impano yuko njobora nanje kuba umuntu ushobora kuba nakwinjira muri comedy kandi bikaba byiza cyane yego hanyuma yaho rero ndangije mbyinjiramo ndakora ngaba ngeze aha ngaha kabisa mbese hano ni njyewe higejeje nk'uko namwe mwamba magenda higejeje ndi kubyumva ariko ukomoje kuvuga ko hari indirimbo wigeze gukora ndagira ngo wenda turirimbireho gato noneho tugereranye n'ibyo ukora ubu ngubu sibyo mbo hari indirimbo naririmbye wenda kera ariko siko biragorana arakugira ngo nongere oya jejuru kuko ibyo tukuzimo buno ntabwo ari indirimbo cyane ukura yiririmba kose turabanza twumve ko byari bimeze aha ngiye kuririmba hari indirimbo mvite yitwa Nyiramwiza ni indirimbo nakoze kabisa nyikorewe n'umuproducer witwa Ganza hamwe ho bita mu Bakaraza yego hani Rubavu kabisa Ganza Pro ndamuruzi yego Nyiramwiza we mbwira kutazanziga Nyiramwiza we nubona bafite ifaranga Nyiramwiza we ndakureba ukanjisha ubu bwiza bwawe buzatuma tudasazana baneza rero binteye bintera kukubaza iki kibazo kuririmba neza niki cyatumye uhitamo comedy better than uko ushobora kuba uri kuririmba bo papa umuziki guragora cyane kandi guravuna ibintu ikintu cyatumye wenda umuziki ndawukomeza harimo no kubura ubushobozi bw'umuziki ubwo yivuze ubushobozi bushatse kuvuga iki ndashaka kuvuga ngo iyo uri umuhanzi gukora audio ukayiherekejesha na video biragoye cyane ariko comedy burya mushobora gushutinga comedy ng'amarora 5 mukaplodinga kandi ugasanga amafaranga wakoresheje ndaho ugahuriye nibijanye n'indirimbo yes birumvikana yamamare ni kuki wahisemo iyi brand yo kwambara utya mu mikinire yawe ya comedy byajute kugira ngo ugire igitekerezo cyo kwambara benako kageni kuko niyo umuntu akubonye rwose araseka byaje bite bo ukundi byaje rero urabona jewe mu Rwanda dufite abakomedi dufite n'abakinnyi b'amafilime kandi buri wese afite acting ye cyangwa se n'uburyo yambaramo cebo rero nararebye ndavuga ati none niba wenda urugero ngabanza bibaga nzaba akaba yambara wenda agashirinda hanze akambara karuvati n'ikoti rimwe nanjye mbyambaye byaba bigaragaye yuko mbaye nzabi kandi ndari nzabi ndavuga ati ngomba kwambara ikoti ryanje giza ryo njonesheje urumva
avuga ati uyu abenshi baravana umukandara ariko kuri nje ndari umukandara ni karuvati urumva none ndareba ndafata ariko dore ngakana gapanga yego umuntu witeje imbere ndavuga ati nk'umuntu witeje imbere akanaga kapige cyose naba nafatishe ndo naburi cyo nabikamo n'amafaranga yego bo mbita nambara n'iyi pandaro rero kuko nakuze nkunda amapandaro ngaya n'ubundi ndi umusitari yego nkunda ibintu by'abahanzi yego mbita mvuga atari ku muntu w'umuhanzi kugira banamure no ku pandaro bareba bino yego ingweto yanje rero iyi ngweto yo navuga nakasa mutwe nk'abantu mwe iyi yo rero wanavuga ko mbese inameze nk'iyo muri bwa bukwe bw'ikana handi Yesu yamagana ari gusezeranya abantu yino ngweto ndayikunda cyane ati imeze nk'ubukwe bw'ikana nk'iyo mu bukwe bw'ikana kwambara guca ibi byose numva niyo nyambaro ngunze cyane. Hanyuma rero uyu munsi rero iyo turi hamwe n'umutumirwa ku Butare Media tuba dushaka kugira ngo agaragaze impano ye agaragaze uko ateye ngira ngo biragoye kukubona umuntu ntaseke kubera ko anariyo role yawe ariko udatinze hari akantu waba ufite hafi aha ukadukorezaho ugakoreza ku bakunzi bawe kugira ngo bakomeze bumve ko Butare buzana ikintu kidasobanye habe na gato. I am JD ubu n'Ubutare Media ndi kumwe n'umuhungu wanyu mbo noneho kugira ngo umuntu abe yakoreza abantu akantu ko kubasetsa yego reka nze mbamagare umuntu wumve akakana ubu ngubu nagiye ndi ku Butare Media TV ndi guhamagara umugore reka numve ko rezo ziremera birikubye ati birikubye n'umugore wanjye yego ikibazo kinarakomeye uretse nawe ubyiyumvira oya da ubwo se wafata ibyo bijya byose ukabijya wenyine ngo nuko ndi ku Butare Media TV ubwo se nabwirirwa gute aho nagiye barambemba sibiki barambemba ibiki ahantu hose umuntu agiye gukora niko wamuhemba ko hari nawe uje gukora kugira ngo uzamure n'impano yawe ibijya byose si wabijya gute fata ibijya unzigira mu superi nyine we ibyo bijya bifata unzigire kuko aho nagiye ndajyayo oya da ndago wabijya ngo twumvikane nje ndaga ibyo bintu nabyumva ndago wajya ibijya byose ngo mbyumve abo bashitsi wagize niba batagutuye ngo bagire ico baguha uru gufata ibijyo ukabibahereza gute babwire bareke kujya njewe nakubwiye ko ndi ku Butare Media urumva ni cyano ikora ibiganiro by'abahanzi n'abakomedi nanje nagiye kugira ngo ngire ute nanje banzamure cyangwa se nanje nzamukireyo cyangwa se twese tuzamukireyo none bafata ibijyo byose ngo wabijya nk'abashitsi uri kwibona miki bati ibyo bijyo birambike mu bakuri njewe ndaje ikiganiro ndanubwo kirarenze iminota 10 ubiriyo twashwana njewe ntiwabijya ngo twumvikane tubiriye angutse ndamenya niba arabijya cyangwa atarabijya ubwo sintiwabona babijya kagira n'igendere yamamare atubiriye twashwana mu by'ukuri mw'abantu mwe amaseka twe aba yaturenze impano ngira ngo murabona ko si yashakisha ati ibyo bijyo rwose hano mu Butare ntabwo turya ahubwo turi kuzamura impano yamamare uvuye he ubu ngubu ugeze he ngo rata kanze ngaruke neza ubwo tunisheje kibijyo ndakibazo oya ibijyo birahari humura ngaruke arigiye batarabijya yamamare ku cyo kujya rwose yaguhitana mvuye i Rubavu rero mu karere ka Rubavu je rero kuri Yamamare Comedy mfite channel yitwa Yamamare Comedy ibaho video zanjye nyinshi cyane mfite timu yanjye irimo abakinyi batandukanye hari witwa City Boy hari witwa Derine hari witwa Ingabire hari witwa Bisetsa hari witwa Ndahonduye Boniface hari witwa Serufigi hari witwa Shandari atariyo banyaragamo hari witwa Shandari urumva noneho mfite abakinyi benshi cyane yes ariko nyuma y'ibyo byose ibikorwa byanje biba biri gukorerwa hariya mwagura murenge nyine kuko nibyo kuri channel yanjye
ariko hari ibindi mba ndi gukorera muri Kigali. Yes kumwe n'aba Mitsutsu na ba Regis. Uturi kumwe n'aba Mitsutsu na ba Regis. Ngira ngo abatureba rwose ndabibizi mwishimye muzamura imiriro mukole like mukole share no ku biganiro byacu bigiye bitandukanye by'Ubutare Media. Narababwiye ngo ikitari cyaza rwose cyo mu itegeko umunota n'isaha gishobora kuza twe nta kosa na rimwe tujya dukora. Yamamare uti ngewe mfite channel yanjye yitwa ni Yamamare. Ese amazina yawe wiswe n'amabyeyi ni Yamamare witwa nde? Amazina ganje rero amazina ganje nitwa ariko se amazina reka tuzayavuge nta kibazo. Oya wayavuga nta kibazo kuko reka tukazayavumba. Abakunzi baba bampitana ntabwo nabakira bakeneye kugira ngo bamenye ngo cyangwa uretse ngubwira kandi gatoya cyane. Amazina abantu bagashaka. Yego. Ubwo ngiye gutanga nimero yanje. Yego. Bayandike niba mara kuyandika baje bagiye gutanga nimero yanjye niba ajya koherezaho barahita babona amazina. Message ntawe utayikunda nawe urayikunda. Message kuyikunda mwamva ati message you have received ati umuntu ushaka kumenya izina rye rwose ace kuri nomero ye byibuza kubitaho akantu biraza gutyamo neza cyane. Urambwiye uti ufite abantu ushobora kubukorana nabo ba Mitsutsu wenda n'abandi bagiye batandukanye ba Regis Captain nk'umuntu uturuka Rubavu mwahuje ute byabaye bite tubwire mu nzira ngufi ya wenda y'urugendo rwawe guturuka Rubavu sinzi niba bagusage birabyamamare mu gahura. Bo wenda n'urugendo rukomeye cyane kuko urabona ngubu ngewe za 2022 aho ngaho turi gusatira na gatatu. Yego. Nibwo nari mfashe urugendo mpagurutse ngiye kureba umuntu witwa Dr Nzabi. Yego. Dr Nzabi rero nagize amahirwe kuko nawe ndago yari yakabaye trend kuko yari akiri hasi. Muraziranye se? Nzabi bura turaziranye. Mbo nyuma y'ibyo turaziranye cyane. Je narinzi ko ndibuki kubaza ariko wenda bijyanirane kuko urebye voko ukugaragara appearance ni like Dr Nzabi. Dr Nzabi ni iki mu buzima bwawe ni muntu kibimeze bite ubijyanirane nico kibazo nari nkubajije. So Dr Nzabi rero ni umuntu n'umukomediya mu Rwanda tu. Yego. Twese turamwemera muri makeya cyane. Wenda hari n'abatamwemera ariko ngenda mwemera. Yego. Kuko ubu ngubu nanamufata nga legend kuko amaze kugera kure. Yes. Hanyuma rero mu rugendo rwanje nkuko nabitangiye nkuko wari unabimbajije narakomeje ndagenda hari umustar wari witwa Nzabi ariko atari yaba trending nkuko nabivuze akiri hasi nawe ndamureba ndangije ndamuganiriza ndamubwira ati Dr mfite impano kandi muri makeya wamfasha cyangwa se tugafashanya tukareba ko twagera kure. Yego. So Nzabi rero ndi yatinze yarabinyemereye. Yego. Anyemera ko tuzakorana ariko bibiyongiyo tu. Muri iyo minsi turaciringa tukajya tugenda tuganira tugahuza atari yagera Kigali kwa Kiramani. Igihe kigeze ahita ajya kwa Kiramani. Ariko muri make twaririrwanaga mu buzima busanzwe twirwa tuganira n'ubu muri phone harimo ama voice note mu byo twavuganaga amafoto turi hamwe abenshi barayabonye no kuri TikTok yanjye ya Yamamare comedy. Hanyuma y'ibyo rero Nzaba kigera Kigali cyakora ntago byakomeje. Yego. Ubwo kuri nge nawe ntago twakomeje guciringa ko naramuhamagaraga akambwira ko ari mu mirimo myinshi cyane. Kandi yabaga irimo se cyangwa ni bimwe by'abastari bubu ushobora kumva wagafashe ukakora ibindi nyine ukirengagiza abo muziranye. Bo wenda ndawamenya gahunda z'abantu yaba yarayirimo cyangwa atanayirimo cyangwa akaba ari wo mutima we. Nyuma y'ibyo ngibyo rero kuri Dr Nzabi birafeiringa nitwakomezanya nkuko bikwira ariko nubundi hari gihe tuzahura kubera Imana. Yego. Ahubwo nahise ngira amahirwe mvugana n'uwitwa Mitsutsu abenshi baramuzi. Mitsutsu. Uwo niwe nahise mvugisha ndamubwira ati Mitsutsu mfite imbano kandi wagakwiye kumfasha niba ubona byashoboka. Icyakora na Mitsutsu nawe ndi yabyanze yarambwiye ati Yamamare ngwino tugira ute dushooting. Yego. Naragiye rero kwa Mitsutsu ubu narakoze na n'ubu ngubu abenshi bagiye kuri Mitsutsu comedy hari yitwa amaco y'inda twakinanye hari yitwa gutumira umunyarwanda hari n'izindi video nyinshi twakinanye. Yego ngira ngo abakurikirana nanjye ubwanjye rwose narazibonye kandi
ni video nabonye zimeze neza cyane. Hanyuma muri urwo rugendo rwawe kuki nzaba kubwira ati nzagusubiza, ariko nizihe imbaraga wazikuye hezo gukomeza gushiramo imbaraga, kandi umusitari nkuriya byibuze wenda dutekereze ko yarari mu yindi mirimo, ariko wakuyeho imbaraga zo gukomeza kuvuga ngo nkore mu gihe umusitari wa mbere wari umwiyambaje kandi nyamaze bidakunze? Mbo wenda ntabwo nabitinzeho cyane, kuko burya umusaza hajya izina ryawe ntabwo ndi guhita ngibuka neza. Uri ku Butare Media, ni JD Wibihe Byose, ni JD Wibihe Byose. JD Wibihe Byose. Umusaza rero JD Wibihe Byose. Yego. Ukunda ibintu byagenze, ntabwo nari kubura imbaraga, kuko n'ubundi umuntu iyo yiyemeje ikintu ni ngombwa ngagisoza. Ubwo ngiye nishizemo yuko byanga byakunda nanjye ngomba gukora nguko nawe ubwe yakoze akagera kure, nanjye ngomba gukora ngagera kure. Ubwo we waravuze ati never give up, ibyo ndi gukora ngomba gukora paka ku gasongero. Dukomeza tuganira ni yamamare, kuko tuba twaprofise umwanya munini kugira ngo tuganire. Ni yamamare wenda utangira ngira ngo hari uko watangiye, umaze gukorana n'ibyo byamamare, kubijyanye n'izina rya ni yamamare, kubijyanye na benefits ni yamamare niki amaze kugeraho ugereranyije n'ahahise? Mbo yamamare ni wa muntu umaze kugera kure, muri makeya ntago wavuga ngo ndabwo ngeze kure, kuko aho ngeze hamwe n'Imana ndahageze. Ati hamwe n'Imana urahageze? Hamwe n'Imana ndahageze. Yego. Aho ngeze rero navuga yuko wenda ntago ndabona byinshi byo nari nageraho birenze. Yego. Ariko by'umwihariko navuga ngo aho ngeze bujya yugiye waba uri nko mu modoka cyangwa se wafashe urugendo. Yego. Kumva abantu bari kuvuga ati dore yamamare, kumva uwundi ati dore yamamare. Ibyo ni ibikorwa wakoze byagize ute byabagezeho. Yes. Navuga ngo ntabwo nari nagera ahantu harenze, ariko aho ndi kabisa naho nahashimira Imana cyane. Ni yamamare rero wagiye ukora trend nyinshi zagiye zihitinga, ngira ngo zagiye zikurikiranwa n'udukomite twinshi wagiye ukora rwose twiza cyane, kandi ngira ngo n'abakenera kubireba barajya kuri ni yamamare channel ye rwose comedy, bakomeze yamamare. Okay, yamamare comedy, hanyuma bajye no kuri izo zaba mitsutsu zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze barebe ni yamamare. Bagere no kwa Regis. Yes, no kwa Regis ngo ariyo. Hanyuma ni yamamare ni yihe comedy wowe ubwawe wumva ukunze kurusha izindi zose? Mbo wenda ntabwo nahita nkubwira ngo hari iyo ngunda kurusha izindi zose, kuko byose ni ibikorwa byanje. Yego. Ni nguko wavuga ati wenda nabyaye abana, cyangwa se wenda ni nguko wavuga ati mbese muri makeya amanono yawe n'indoki zawe, ngo mbese muri izi ndoki ngo wabukunda urebe. Ntago nkunda zose ndazikunda, ndaruri inyuma y'urundi. Ibintu bya comedy wenda out of comedy tubireke. Oya ntago ari comedy. Uretse nyine nuko ariko hari ikintu ushobora gukora ukavuga uti kameme iki kintu better than ku bindi. So ntago navuga ko hari ibintu birenze ibindi nakoze, ahubwo byose ndabikunda, mbese ndabikunda. Biri mu rugero rumwe ndabikunda. Byose ndabikunda, video zanjye zose ndazikunda. Kereka wandi uvuze ati zabaye trends ku buryo wowe ushobora kuba wawe. Okay. Ugerega niyo mpamvu tuba turi hamwe n'abantu hamwe. Akabaye trend se kuruta utundi nakahe? Mbo video wenda navuga ngo hari nyinshi zageze ba trend cyane. Cyane ngaka video nigeze gukora, abantu benshi wenda barareba kino kiganiro barahita bakibuka. Yego. Hari akaboro nakoze nicaranye n'umwana, ari kumbwira ngo pa, nanjye ngikiriza ngo uyu munsi nitwongera kuburara ngo uraburi ikibwa. Nani beta nikanga ubwo ngiye kugakora rwose. Gakore ko nagakoze niko kabaye trend cyane, kuko kagize ibihumbi biroro hasi taramwe n'umwana ra ndagerageza. Ubwo mbo abari kureba ikiganiro rero, iyi telefone igiye kuba umwana. Iyi telefone igiye kuba umwana. Nababwiye ngo iyo tukoze ikiganiro ntago tujya twibesha nk'impande idasanzwe. Okay, reka zurebe yina telefone ibaye umwana. Yego. Uyu mwana ni ugiye kumbwira ngo pa, uyu munsi nitwongera kuburara uraburi ikibwa. Yego. Vuga pa, uyu munsi nitwongera kuburara uraburi ikibwa. Kicanara. Ako kantu niko kabaye trend cyane, ni nako kantu
kageze mu bantu ngumva abantu bari kurara bari kunderefona ese iyo uri imbere ya kamera ni iki utekereza iyo umaze gukora igihangano kimwe imbaraga zivahe kugira ngo ukore ikindi bigenda biva he kugira ngo umuntu akore igihangano cya mbere akore icya kabiri tubwire muri makeya biba bigoye cyane biba bigoye ariko nyine Uwiteka kanatuba iruhande mu buzima busanzwe nyine akenshi na kenshi mba nkunze kuba ndi kwitwarira moto ngewe ndi na motari out of kuba wakora comedy ni naco kibazo nashaka gukomerezaho nyuma yo gukora comedy nyuma yo kuba uri niyamamare muri comedy tuzi ni ibihe bikorwa bindi umuntu ashobora kugusangamo ibindi bikorwa bindi wenda ubu ngubu navuga ngo ngewe ndi umumotari yego ndi kumotara ndi gushaka abagenzi muri make niko kazi nkunze kuba mbugiyemo ariko by'umwihariko ubu ngubu karesha na comedy yes umwanya ubu ngubu ndi guhereza kumotara na niwo mwanya ndi guha comedy yes imbaraga uzikura izo kuvuga ngo wenda watubwiye yuko ukora ku macano arenze menshi cyane niba ntibesha arenga 6 kandi uri numwe mu bantu bakora ibindi mu gihe utari muri comedian bijyanye no kuba wavana abantu ukabageza ahantu ukoresheje moto yawe ubwo buhanga izo mbaraga uzikura hehe ubikora ute muri makeya muri makeya rero uko nari mbikubwiye ruvuga ngo uyu munsi niba wenda urugero niriwe mu kazi ndi gushaka amafaranga ndi mu muhanda ndi gushaka amafaranga ubwo nuvuga ngo ejo mba ngomba kumenya ngo wenda ndaje gukina kwa Nzigi niba wenda ejo nakinye kwa Nzigi ejo bo ningirwa none mu muhanda ndi gushaka kandi mafaranga ubwo biranzaba nanone kongera kugira ute kwirwa kuri yamamare comedy ngejo bundi nari niriwe mu muhanda yago mbese ibintu byose ngenda mbicanganya kandi bikavamo bigahura hanyuma se nta bantu wigeze uhura nabo bakakubwira batari ibyo bintu byanyu ibyo bintu byo gusetsa ibyo bintu byo kugira ute wabivuyemo niba barabaye byagenze bite wabigenje ute kugira ngo abo bantu birinde kuko bakunze kubaho ariko sinzi niba wowe byarigeze kubaho nda muntu bitaba byarabayeho kuko niyo numvija n'izindi interview z'abandi bahanzi cyangwa se ibindi byamamare numva bino bintu byose runo rugendo umuntu aba yararunyuzemo nanje narunyuzemo cyane yuko ngitangira ngishira aka video ka mbere kuri YouTube amagambo yaratangiye njiraho na ka kabiri nje no kuri TikTok naho ndayifungura nayo njiraho utu video so tutangiye kuba trend nyine tugeze mu abantu benshi batangira kuvuga ati noneho yamamare noneho yabaye iki noneho yabaye umusazi byarangiye ariko nyine kubera ko ubu ufite ico ushaka kugeraho yego ntago wabireka amagambo yarabonetse ariko bro ntago byo ariko ubu bahise batuza kuko yo babonye ubirimo bagiye bakamenyera babivuga ugitangira ariko yo babonye ukoza ameza biratatane ugikomeje urugendo rwawe watangiye cyaze ibintu birakomeza nta kibazo nta muntu ukwibazaho ibintu birakomeza nta kibazo nta muntu ukwibazaho ubu n'ubutare media rero mu gihe rwose tukiganiza abantu bacu gutegura kandi kantu uhereza abakunzi bawe rwose tumwe wagiye ukora tugakunda ubu n'ubutare media nitwa JD w'ibihe byose kora share na like ku biganiro byacu tanga igitekerezo ukoreho comment tubwire uti dushaka ko muzazana uyu mustari turi ready turahari kugira ngo tubikore kabisa kuko ntacyo mwadusabye ngo tubime dukora ku bwanyu tuhari ku bwanyu ndi kumwe na Niyamamare ndi kumwe na Yamamare ibyo rwose iyo ngiye kumuvuga ngiye nkunze kuvuga ngo Niyamamare kubera ko ntabwo bitandukanye cyane ubundi yitwa Yamamare yego rwose ntihagire uza kubyibazaho rwose wowe nujya kumushaka rwandika Yamamare ariko iyo nkunze gukoresha Niyamamare hari impamvu kandi Yamamare rwose kubitaho rwose abantu bagukurikiye kandi banakubona bakomeze baryoherwe yego hari abantu bakunda kumbona ubundi gahunda zo guhamagara byo bakunda kuzimbonamo cyane nta nizo ndakoresha cyane kuko video zina bari video ndende kumwe n'abandi bakiri yego cyane ndakora izanje zo nkunze gukora zihariye ubu ngubu sayize tuvugana ngiye guhamagara Imana nyibaza ibibazo sure cyangwa mfite na nimero y'Imana ati ngiye guhamagara Imana nyibaza ibibazo mwe ni mujye kure mukurikire reka ndahamagara Imana kiri gucikara ariko iremera bura nayo bari nayo ibihuza iri mu bintu byinshi rega baremerera igisi yose abantu bose n'abantu mwe rwose ngira ngo kudaseka byo biragoye nayo buri bifite bibazo kuremerera abantu bose ubu iciyemo halo ni Imana ariko Mana nawe reka nze ngubaze ikibazo
weho waragiye ufata satani urangije umwohereza mu isi urangije urenzaho n'amagambo uravuga ati wasugwishije ishano kuko ugwiriwe n'umwanzi. Oya buretse ngo ubaze uravuga ati wasiwe ugwishije ishano kuko ugwiriwe n'umwanzi. Satani araza agerino uretse kutugaragaza gati nda n'ikindi kizima yadusigiye. None si Imana wewe waramunaniwe uri Imana kandi nani watuze ufite imbaraga. Uwahereza igikenya kimeze kurangwa ni Satani mu isi bavuga ngo wazugwishije ishano wowe n'abambari bawe. Abambarwa ni bande twe turi mu isi. Ikintu cakunaniye ukagitwerereza waruzi ko twe twagishobora. Inyagera yarakunaniye inyana yimbwira kunanira uravuga ati reka nze njohereze none kiri kuduteza ibigeragezo caduteje ibibazo ni Mana wagira ugatabara koko. Inyana yimbwa ngo ni Satani suri kubona twazayishobora. Nawe gira utabare bazo gifata ukinige ndabizi ufite ubushobozi ugicagagure kireka kuja kirahora kiratugerageza buri munsi kiri kuduteza ibibazo n'ibigeragezo. Ndaringiza amahirwe ngufatishije rero bwari wowe ndagura bikora ugiye kugenda ugira mu bindi uri kureba ba Yesu uri kubapangira imiporezo ba Yohana na ba Yosefu ubwo ndabindi ugiye kubiza no kubiyara ibyo kujya natwe turi mu bibazo. Iyi mbwa si yakunanira uvuze rimwe ndi wahita unacica. Nta kibazo ngabikurikirana ubwo nutabikora vuba nzongera ngo baza muri izi minsi ndebe niba wabikurikiranye kuko kiri kutugerageza. Irangubye the one ni none uri undi wani cyane n'ubutare media inarabyumva iyo bura muri iyi minsi ari gizambiza mbonera nderefoye ibwira tujyambamare bigenze guca na guca ati yambaye yes kugira ngo rwose umwumve cyangwa umurebe udasekana baje kubabwira biragoranye. Ariko iki kibazo wenda hari nigeze kukivuga ariko ntabwo nagisubijwe neza ni ibitekerezo bivahe kuko tuza ko bahanzi barandika akagenda kandi namwe murandika biza bite kugira ngo ID nk'iyi hitiboneka. Bo ID ngiyi rero kuboneke nuvuga ngo bya bintu nakubwiye kakani Imana yashize mu muntu kimbani kuri muntu uvuga ngo ugomba gushira ubwenge kugiye ugatekereza ugahita uvuga ngo iki kintu ngikoze kirimo ubwenge kirimo kwigisha kirimo no gusetsa abantu. Yes. Kandi kikabamo no gutekereza kugira ngo umuntu atekereza avuge koko iyi nyana imbwa ngo ni Satani oya ndago ndukanaga ariko avuge ngo iyi nyana imbwa ngo ni Satani bimeze bite agahita bikurikirana ati ntabwo atukananyukije umukobwa ngo bigeze kubwira ngo watukanye arangije ati se natutse nde wambwa we none nawe ati natutse nde ati wakibwa we none nawe ati ni imbwa reka ati ntabwo ntukana niyamamare rwose abantu bagukurikiranye bitege iki mbo abantu bangurikiranye hano ku Butare Media rero ukunda kumva nahita ndenzaho TV kandi burana baje biyangana ntacyo bitwaye ni TV kuko ntabwo bakumva gusa baranakureba ni TV ntacyo bitwaye. Abantu rero bakunze kureba cyangwa se abantu bagende barebe bano bakurike Ubutare Media bagende barebe kuri yamamare kandi turukwindi gutegura ibikorwa byinshi cyane yuko kino cyumweru tugiye gutangira mfite video mfite shoot kuri yamamare comedy. Ariko ibyinji nzaba ndi kubikorera i Kigali bagende basure kuri nzatangira kugaragara ku macano atandukanye muri iyi minsi cyane ko nzaba ndi kuri cano yitwa Mukabije iyo bija cano yo kwa Furomina iyo ngiyo ndabanyiriho muri iyi minsi nanone ndaba ndi kuyitwa Regis Skit nanone no kwa Mitsutsu yarahinduye yitwa Mitsutsu Empire yari Mitsutsu Comedy ariko buno ari Mitsutsu Empire. Yes, I know. Yes, ukagiye kuja shiraho na biganiro bitandukanye ariko na comedy zondimo zigiye kujya zihanyura muri makeya muri iyi minsi kabisa mfite ibikorwa byinshi cyane mbese uyu mwaka wa 2025 bitege ubushuhe bitege comedy zigiye zitandukanye bitege yego buri muntu wese rero uri kwisi abafite inzozi abafite aho yavuye ariko abafite n'intumbero y'ibyo ashaka kugeraho nizihe nzozi ufite muri comedy yawe uvuga uti ngiye wenda ashaka kugera aha ngaha bo ibyo mvite byanga byakunda nungukora paka abanyarwanda bose ndetse no hanze y'u Rwanda bamenye ngo yamamare ni muntu ki yamamara ari gukora ibiki yamamare yigisha iki yamamara agaragara ute byanga byakunda kujyo nzaje numva nabo muri Amerika bari kumba magarati witwa yamamare twakubonye
naho ndazakoresha icongereza basi ariko baje bareba bamenye ngo utuntu ndi gukora bimeze gute hari uburyo ukora natuno umuntu agahita bata ariko uriya muntu wamugane niyo yaba ari iki niyo yaba ari umuzungu ugize guca warangiza ugahita ugira guca ukamuzana guca ugahita umukurura urumva ahita avuga ati buriya ni izinzoka agahita abimenya utanavuze ikinyarwanda ntiyamamara arashaka kuva aho ageze agakorana n'ibindi byamamare bidasanzwe ubu se ntiyamamare nta cyamamare uba wumva mu Rwanda byibuze uvuga uti byibuze nkoranye n'uyu muntu naba nkoze ikintu cya danje so ibyo nabitekereje ngitangira gukora yego ariko watekerezaga nkande ugitangira by'umwihariko nakuze ngewe ubundi nakuze mvana umuntu witwa Rusine mu bakomedi bo mu Rwanda yego Rusine yakunze kugaragara muri komedi ariko nyuma yaho nubwo yaje kubihagarika niho nacitse indege kumufana cyane yuko yabivuyemo ibyo namufaniraga wamukundiye iki cyatumye hari abakomedian benshi ngira ngo ba Clapton bari mu kigero ce n'abandi bagiye batandukanye n'abakanyombya barahahoze n'abandi batandukanye ni iki cyatumye uhitamo Rusine so Rusine nakuze mbona utuntu twe ngabona ari gukora utuntu dusekeje ngabona turi mu bwenge mbese bituma mwishiramo bya hatari ngura mufana ariko nyuma yaho ntabwo kubera ko yahise biva amatangira kuba umunyamakuru n'ibikaravanga akina n'amafilime kubera ko namufaniraga muri komedi ubwo mbitanza naho ndi kumushyira ngo ku ruhande navata umuntu n'ubundi nafanaga ni kwa kundi wafana umukinnyi w'umupira akareka gukina umupira igihe kikagera ukabona yibereye mu rugari ari yibereye mu bucuruzi nose wakomeza kumufana atari gukina oya nanone ubwo rero nibyo ariko niwe wabaye inspiration kuri wowe kugira ngo winjire mu bya comedy mu bya comedy nabyinjiyemo bindimo ariko nawe ninjiyemo musangamo numbona n'umuntu bikora neza oya already abantu bari gukora ibintu ukabona utabikunze nawe nta kuntu wabijyamo birumvikana ko ariyo mpamvu wabyerekeyemo ngwishije ku ngingo rero warumbajije atari igisheke navuga yuko hari igihe atari igitege mbese ngo niwe mu komedi mu Rwanda waba wifuza ibintu ngibyo jewe ntabwo mu Rwanda uwo Rusine bikimara kuvaho nahise ndangira kuvuga ati nanjye kuva mbigiyemo byanga byakunda abakinyi bose ndangira kubemera aribwo nahise mbura na Mitsutsu mbura na Regis mbura n'abandi bakinyi batandukanye ngaba Aisha tuba turi hamwe Romina bagiza baneri n'abandi bakinyi b'ibyamamare benshi ndashobora kuguhita mvuga nona yes by'umwihariko rero ndago ubu ngubu uretse wenda kuvata umukinyi yamfasha cyati tugahuza kuba andusha kuba yaramamaye cyane tugahuza ariko nawe mvuga ngo kwifuza kumureba kereka duhuje ibikorwa tukabyubakira hamwe naho kubarebaho yes ati bose rwose numva twakorana n'uwo dukorana ikintu cyacu kikagenda neza niko mbyumvise ati bose rwose uwo duhanye umwanya rwose turakorana ati nakuze kandi mfana Rusine nubwo yagiye mu bindi dusa n'abari kugana ku musozo kugira ngo ngurekure ujye mu bindi bikorwa byawe nkuko wakomeje kubitubwira ese abantu bakureba abantu bagukurikirana nuwe mwihariko ni ikihe kintu bagakwiye kuba bakwigiraho abantu bangurikirana rero ikintu banyigiraho yego mu buzima busanzwe we nda ndore iva kwivuga ibigwi ariko by'umwihariko oya ariko nta n'intore yakwiyoberwa nda n'intore yakwiyoberwa ngewe numva banyigiraho bakubaha bagenzi babo yego kuko ngiye nubaha umuntu uko yaba ari kose yes yaba ari umukene cyangwa ari umukire uko yaba ari kose anyubashe nanjye ndamwubaha ikindi rero bakagira urukundo mu bintu dukora niba hari aho Imana ikugejeje umuntu akaguhamagara wenda akakubwira ngo ngeneye interview cyangwa se ngeneye ko tugirana imikoranire ya comedy cyangwa se y'ibindi bikorwa kandi abona ko agukeneye nababwira bakareka kwiyemera cyangwa se kwizamura hejuru kuko yino si uko bwije nuko bukeye igenda izenguruka wa muntu ushobora gusaba serivisi ukayimwima ushaka gusanga isi birindutse wowe ubwawe akaba ari wowe uyimusaba ubutumwa bukomeye cyane rwose ubutumwa bukomeye cyane rwose nabwira abantu rero bangurikira bagire discipline bubahe abantu uko umuntu ari kose yaba mukuru cyangwa muto amwubahe ikindi yumva umuntu yumva umuntu mbese niba umuntu agusanze umwumve muri make amwumve yumve ibyo ashaka yumve ibyo amusaba yumve niba bahuza ibyo nibyo by'umwihariko navuga ku bantu baba bangurikiye amanwa nijoro wenda mbere yuko ugera ku kantu uradukomeraho ko ku musozo banza wibutse neza abantu bagukurikirana ahantu bagomba kukubona ibihangano byawe aho bagomba kubikura kugira ngo noneho ubakubite akantu k'umusezero hanyuma tukurekure ujye mu biganiro byawe ibindi wenda ikintu nabwira abantu bakunze kungurikirana
bansanga kuri Yamamare Comedy, channel yanjye yitwa Yamamare Comedy. Bahagere kabisa bakore na subscribe, bakore like, bakubite like, bashiraho comment, bavuga ati ibi nibi ibyo twahindura, barebe mbese bambwire byinshi cyane. Ikindi bagiye kujya bajya banzanga kwa Regis. Yes. Kwa Regis naho ndiyo, kwa Mitsutsu Empire ndetse no kwa Mukabije yo bija. Yes. No kuri Nzigi Comedy aho hose na amacano nkunda gukiniraho, kandi hari n'izindi cano bazagenda bambona aho zitandukanye cyane ngiyera TV nayo tugiye gutangira gukoreraho ibiganiro bitandukanye. Iyera TV kabisa. Akantu rero bagasabye mu comment mu bintu bitandukanye bashaka kugira ngo usoze ugashiraho rwose kameze neza cyane. Akantu rero hari n'umuntu wigeze kumbwira ngo Yamamare wangurira akantu. Ndafata ariko ndagura akantu gute hano ndagura akantu ko nguhereze. Bitambata akantu ngapaka. Akazi akantu. Akana ko nakanderega. Burantu bango nibaje baravuga akantu. Baje barashaka basobanure bavuge ngo akantu naga. Muri make reka nguhereze umwanya rwose ndagira ngo udushirireho comedy nkuko usanzwe ukina comedy, abantu noneho bakomeze bakuryoherwe bakumve bumve Yamamare tunakurekura rwose ukomeze ibikorwa byawe. Akantu ko twakabonye. Akantu ko nakagaka kandi twaza n'utuntu. Wenda ikintu nabwira abafana banje cyangwa se wenda nabasoreza ng'akantu k'umuriro muri makeya akariro kamwe. Ko kubasozereza kugira ngo banezererwe bakomeze bagume mu byizere, bakomeze banagume mu byo kwizerwa. Yego. Aha. Kaze bamagare radio. Kuri radio. 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 Atari radio ya indi bapataga bacurange izazi indi zo kuri radio. Halo. Ni kuri radio. Naje nitwa Yamamare. None darindi gusaba indirimbo. Ngiyihe indirimbo yitwa Gumamo. Gituya musabye Imana uri muri gereza. Sawa. Buyu mungara kabisa imugwa neza. Ati nyituye musabye Imana. Wenda abantu ndibavyumve nabi kuko twe turabanyagwenya. Ariko by'umwihariko akarakantu nyine nawe urabyumva tu. Ni Yamamare reka twizere ko nitwongera kugukenera uzaboneka. Nzaboneka cyane kabisa, bandike comment bavuge byinshi cyane, kuboneka aho nzaboneka. Kuko ino cyane kabisa navuga ko ni yacu cyane. Ni yacu ati ni yacu cyane. Ni Yamamare ubu ni Ubutare Media, ni JD w'ibihe byose ngira ngo akaryoshe nigahora mwitama, ariko ku Butare Media ho ibiryoshe ntimuzigera mubibura. Turabakunda mukaba muturusha muri impano zacu, natwe turahari ku bwanyu. Yari JD w'ibihe byose ubu ni Ubutare Media. Ciao. Cyane JD, nanje ndagushimiye cyane nga Yamamare.